ibitekerezo birahangana. Umunsi igitekerezo cyo kuvuga ngo abanyarwanda bakomeze baba bicanyi cyangwa bakomeze bayoborwe n'amacakubiri. Il logeait au Grand Honneur. Et chaque fois qu'il revenait en Belgique, il allait au Grand Honneur. Nguyu umwamikazi w'u Rwanda Gicanda Rosalia, umukobwa wa Martin Gatsinzi mwene Bugingo bwa Mbabariye wa mushikazi wa Semugaza wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa umwami w'u Rwanda. Nyina w'umwamikazi Gicanda Rosalia akaba Christiane Mukagwindingiri bakundaga kwita Mukade, umukobwa wa Rwigema rwa Rumesambuga rwa Ruziraguhuna mwene Karuranga wakomokaga mu Bega b'Abaruranga. Gicanda Rosalia yavutse mu mwaka wa 1928 avukira i Bugarura muri Kiziguro y'ubu ngubu mu Buganza bw'Amajyaruguru. Gicanda Rosalia yakuze ari umukobwa mwiza w'imico myiza kandi urangwa n'ikinyabupfura n'isoni nyinshi. Ibi bikaba ari nabyo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, maze mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 1942 Rosalia Gicanda ashyingiranwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ku itariki ya 25 Nyakanga mu mwaka wa 1959 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warabatijwe Charles Leo Pierre yatanze mu buryo butunguranye cyane kandi bw'amayoberane. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa baba bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo turangiye ikiraka tuguha 7.5% byayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu. Nyuma yo gutanga k'umugabo we byajyanywe n'ihurura ry'abarwaniraga Repubulika, ariko barushaho gutesha agaciro ingoma ya cyami n'ibimenyetso byose byayirangaga. Ku itariki ya mbere z'ukwa kane 1964 uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe Gerigori Kayibanda yirukanye umwamikazi Rosalia Gicanda mu ngoro yiherereye mu Rukari Nyanza,
amwirukana mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Ku itariki ya 15 z'ukwa kane 1972, murumuna w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, igikomangoma Ruzindana Joseph wari warasigaranye n'umwamikazi Rosalie Gicanda amufasha imirimo yo mu rugo, yakoze impanuka y'imodoka, maze abarwanashyaka ba Parimehutu aho kumukuramo ngo bamutabare, baramushinyagurira cyane bamubwira ngo nahamagare abagaragu b'ibwami baze bamukure mu modoka bamujyane kwa muganga. Nkaho bitari bihagije, abo barwanashyaka ba Parimehutu ntago bagarukiye kumushinyagurira gusa, ahubwo banamwishe urw'agashinyaguro igikomangoma Ruzindana Joseph bakimaramo umwuka. Umwamikazi Gicanda yagerageje gukurikirana abari inyuma y'iryo yicwa n'iyicarubozo ryakorewe igikomangoma Ruzindana Joseph, ahubwo aho guhabwa ubutabera atangira guterwa ubwoba cyangwa se icyo twita menace n'ubutegetsi bwari buriho bwa leta ya Kayibanda. Nuko bigeze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, nyuma y'aho perefe wo mu cyahoze ari perefegiture ya Butare Habyarimana Jean Baptiste atawe muri yombi, umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko nawe agiye kwicwa. Ibi nibyo byatumye umwamikazi Gicanda Rosalie yinginga asaba Joseph Kanyabashi wari Burugumesitiri wa komine ya Ngoma i Butare kumurindira umutekano, ariko undi arabyanga neza neza. Ku itariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994, ku isaha ya saa 5 z'amanywa, niwo munsi umwamikazi Rosalie Gicanda yiciweho urupfu rw'agashinyaguro ku itegeko rya Liyetona Pierre Bizima, ahawe amabwiriza na Kapiteni Ildefonse Nzeyimana wahoze ari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare ESO. Umusezero w'umwami Rosalie Gicanda uherereye Mwima ya Nyanza, ahatabarijwe umugabo we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na murumuna we umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mwaka wa 2016. Rosalie Gicanda bamukura mu rugo i Butare bajya kumwica. Muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda n'undi mukobwa wo kumwitaho kuko yari ageze mu zabukuru. Abo basirikare rero batwaye Rosalie Gicanda n'abagore bari kumwe nawe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda, barabarasa bashiramo umwuka. Ntibyaciriye aho kandi, kuko nyuma abo basirikare n'interahamwe bagarutse mu rugo rw'umwamikazi basahura ibintu ndetse banica umubyeyi wa Rosalie Gicanda wari wahasigaye. Ese ababanye na Rosalie Gicanda bamuvugaho amateka ameze gute? Bamwe mu babanye na Rosalie Gicanda umwamikazi w'u Rwanda bemeza ko yari umuntu mwiza, haba ku mubiri no ku mutima, agira kwicisha bugufi kudasanzwe. Nk'ubu umukecuru Mukandori Didasienne wabanye nawe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yasuhuje umutima agira ati: ndamukumbuye, wabonaga ari Imana atari umwana w'umuntu. Yaterekaga amata akazimanira abantu bose, nta n'umwe arobanuye ku butoni. Uyu mukecuru yagarutse ku kwicisha bugufi kwa Gicanda, avuga ko yabanaga neza n'abandi bagore mu muryango remezo, dore ko yari umuyoboke ukomeye cyane wa Kiliziya Gatulika. Mukandori Didasienne kandi yavuze ko ikidasanzwe ku mwamikazi Rosalie Gicanda ari uko yakundaga umugabo we byahebuje, kugeza ubwo yari yaranditse amazina ye ku irembo ngo uwinjiye iwe wese amwibuke. Venansia unaturanye urugo ku rundi naho Gicanda yari atuye i Huye, nawe yavuze ko umwamikazi yari yihariye mu mico myiza ku buryo atumva icyo abamwishe bamuzizaga. Yabivuze muri aya magambo agira ati: yari mwiza cyane, afite umutima wagutse.
rwose ntiyari akwiye kwicwa urw'agashinyaguro ahorwa uko yaremwe kandi akicwa n'abanyarwanda. Satani n'abazungu bazanye ivangura mu banyarwanda barahemutse pe. Umwe mu bo mu muryango wa Gicanda utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko buri mwaka tariki ya 20 Mata hajyaga hategurwa misa yo gusabira umwamikazi n'abandi bo mu muryango we bazize jenoside. Yabivuze muri aya magambo: umwamikazi muziho byinshi kandi byiza, ariko cyane cyane ukuntu yakundaga kuzimanira abantu baje bamugana atavangura. Twajyaga tugira misa yihariye yo kumwibuka n'ibindi bikorwa, ariko aho hadukiye icyorezo cya COVID-19 ntabwo ibintu byagumye mu murongo nk'uwo byakorwagamo mbere. Birumvikana ko ibi yabivuze muri cya gihe COVID-19 yari yarazengereje isi. Ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Rosalie Gicanda byirahirwa n'uwamugezeho wese. Mu buhamya bwatanzwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi, yashimye Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ni ubuhamya bugaragara muri nimero 2944 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse kuwa 14 Kamena 2017 yiswe amabanga y'ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba, Umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Alpha Konde. Nk'uko twababwiye mbere, umwamikazi Gicanda ubu aruhukiye Mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ninde utazahora mwibuka? Ni ukuri imyaka yashira n'indi gataha. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Imana itwomora inguma kandi iruhuko ridashira umwamikazi w'u Rwanda Rosalie Gicanda. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo uturangiye ikiraka tuguha 7.5% byo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu.
Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri sikirini yanyu.